no kuvuga ngo inzuki zera mu kwezi kwa gatatu no mu kwezi kwa karindwi no mu kwa munani aho ngaho. Umusaruro w'ubuki birashaka kugira ngo abavumvu babe benshi bazorore ari benshi, none ubuki buboneke ari bwinshi, none umusaruro w'ubuki ugabanyuke na buri muturage nawe abone ubuki bumugeraho n'ababushaka babubone. Mu myaka 30 ishize, kubera ibyo nagezeho, niba narubatse inzu nkagura inka nk'abana banjye bakaba bari kwiga, yego ibintu byo nashimira. No mu ngendo zanjye kuko mpagarariye ahantu henshi cyane, Nyagatare, Gatsibo na Kayonza mu bantu b'abavumvu, no kuba ndi kugera mu myaka 30 ndi guhagararira abavumvu mbigisha ibintu by'ubworozi bw'inzuki, naryo mu myaka 30 hazamo ubwisanzure muri iyo myaka. Kuko mu myaka 30 niba ntawe wageraga Nyagatare, ntawe wageraga Kiramuruzi, ntawe wageraga Hehe, inzira zikaba zifunguye. Iyo myaka 30 nayo byajemo umusaruro. Uruhare yageze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hano nta kaburimbo twagiraga. Yego. Ngewe ubwanjye najya gufata inzuki muri Gasange. Ngewe nkagenda ku igare zigenda zicunda bata, nkazigeze nazapfuye. Ahashyire kaburimbo, ngewe ndafata moto nkakodesha agatoyota, nkashyiramo imizinga yanjye kubera ko ari kaburimbo imeze neza, hazigeza iyo zigera zitahungabanye kubera kaburimbo. Ako nta kantu bwose Perezida wa Repubulika yadukoreye kandi keza. Ikindi urabona iki gishanga cyo hepfo ngaha cy'umuceri cya Kanyonyombe, ubwo tugiye mu buhinzi, hari abantu batakoraga batahingaga, hari hepfo habaga ibintu by'ishyamba n'iki, abantu baborozi birwa borora badukubitira n'ubusa ngo turabanyurira mu bwase bwabo. Uvuga ko n'ikiraro kitari gikoze. Ya mbega ikiraro bi noneho nyakubahwa Perezida wa Repubulika tubona azanye amamashini ibintu bibiho bishyize ku ruhande, baborozi bati mujyane mu biraro muhinga ibyasi mugaburira mutunga niyo byanze kabaye. Bita dukubita icyo bita umuceri rero sasa. Urabona amabinga afite? Ubwo rero ejo bundi Perezida wa Repubulika tubura kumutora. Yego. Hari abantu batagezweho n'umuriro, azawuduha byanga bikunda kuko tuzamugiriye icyizere, yaduhaye byinshi, ntago azaduha dukeya dusigaye, ntago tuzamunanira. Bijyanyeho n'imibereho isanzwe ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, bitaba n'ibirenze, cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70, hafi 77% bigera muri 80, uravuga ngo ariko hasigaye 23% aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho, nabo bakwiriye kuba bibageraho. Hari aho tuzi mu bihugu, mu gihugu cyacu hirya mu ntara no mu turere, hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka cyo tuba dutekereza no kuvuga ngo nahagomba kuhagera. Ubuhinzi n'ubworozi bwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabushyizeho. Buriya ikintu cya kabiri namushimiye, Imana izamukomeze rwose, izamuha umugisha. Mu Mutara wabonaga mu Mutara ukunda amafamu ni magufi gusa, ugasanga abantu ni menshi ariko inzuri ziri aho ngaho ntizihingwa ntiziyazite, barasanga amata ugasanga ntago dukwira, ariko barahinze. Umuntu wese arimo gushesha kawunga, abantu benshi baguze byuma, ari kwibona mu buhinzi, aribona mu bworozi. Ibintu ni byiza, ibintu ni wane.
aha turi mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi, aho twasuye umworozi w'inzuki cyangwa se umuvumvu, aho agiye kudusobanurira uburyo yagika imizinga n'uko ubuki bugenda bwidevelopa cyangwa se kugira ngo ubuki bugere muri ino mizinga. Murakoze, nitwa Kamana François Xavier, nkaba ntuye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, nkaba ndi umuvumvu w'umwuga. Gutekereza korora inzuki, nasanze inzuki zifite akamaro kanini, tuzikeneraho byinshi. Gutyo murabona hano hari imizinga ya kijyambere ihari, harimo inzuki murayibona, akagera kayitwereka. Murabona nguyu wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani. Okay, hari n'ahandi twororeye nk'aha ngaha. Bisobanuye kugira ngo iyi mizinga tuyishyire dushyiremo inzuki muri mizinga ya kijyambere, dukoresha gakondo. Gakondo turazifata tukazagika ahantu mu biti, noneho mu biti za nzuki zikaza kujyamo, zamara kwinjira tukazisuka muri iyi mizinga ya kijyambere. Twamara kuzisuka tukazororamo hano. Nsubiye inyuma ho gatoya, mu muzinga wa gakondo uyita, ushaka kugira ngo uwusuke mu muzinga wa kijyambere, urafata uba ufite ibishasharamo imbere, ibinyagu inzuki ziba zarubatse, hamwe havamo ubuki muri ya mizinga ya gakondo. Noneho twewe twamara tuva ibishashara 5 cyangwa 6, icyo bita kwatira, ufata iyi fumba ukayufa, harimo akotsi, kamara kuvamo akotsi, inzuki zigirayo. Umuzinga wawuteretse ahantu n'umuzinga wa kijyambere wawe biteganye, wafashashe ishitingi cyangwa umufuka ukuntu cyangwa hakubuye ahantu, ugashyiramo umwotsi, ugapomba inzuki zikigirayo. Zamara kwigirayo, uhita ufata icyuma ugakata bya bishashara inzuki zaboshye, ugahita ubyatira ku makadere imbere mu muzinga wa kijyambere harimo amakadere, ugahita ufata bya bishashara ugahita ubyatira ku makadere arimo imbere. Iyo umaze kubyatiraho, aho ngo bisobanura iki? Ni ukugira ngo numara kubyatiraho, urwiru nuza gusuka ruzabona aho ruhita rutera rwihuse, kubera ko warwatiranye bya byana biragira bite, leta bivuka urwiru ubona aho rutera. Nk'umuntu utazi Ikinyarwanda cyangwa se udasobanukiwe iby'inzuki, udakora ibintu nk'ibi ngibi, urwiru dusobanure, urwiru ni iki rutuma izi nzuki zirundanya cyangwa se haza ubuki? Urwiru ni iki? Urwiru ni uruyuki rubyara izindi nzuki mu muzinga, ari rwo bita urwiru. Nirwo rwemereye kubyara izindi nzuki mu muzinga. Rutera amagi 1200 kugeza ku 2000 ku munsi. Nta zindi nzuki zemereye kubyara andi magi harimo urwiru. Iyo izindi nzuki zibyaye bigenda bite? Ntabwo bishoboka, kereka iyo urwiru rwapfuye rutakigaragaramo mu muzinga, nibwo impashyi zemera zigatera amagi, zikazashaka urundi rwiru ruzazivukamo kugira ngo ruzazimike. Bisobanuye rero, iyo kugira ngo tuzabimenye, ujya mu muzinga wawe mu nkongoro, usangamo amagi arenze rimwe, uhita umenya ko urwiru nta ruri mu muzinga, ziba nimo gushaka urundi rwiru. Kubera kuri itere tugezeho, urabona hari ibigori impande n'impande, hari imyumbati, hari n'abaturage bahinze indi myaka. Izi nzuki zifashisha imyaka abaturage bahinga kugira ngo zizane mike ubuki mwo hano. Iyo ari ku mashyamba zifashisha amashyamba hafi aho ngaho. Ubwo muri iyi minsi turatera wenda indabyo hafi aha ngaha, nitumara kuzitera nazo tuzifasha, ariko kubera ko abaturage bahinga hano nta miti batera, zifashisha ibihingwa by'abaturage. Nuvuga ngo hano hafi aha ngaha nta muturage wemerewe kuba yatera imiti isanzwe cyangwa se iriya miti yica udukoko kugira ngo n'inzuki zanyu zidapfa? Oya, ntabwo byemewe. Hano nta bantu batera imiti. Urabona ko hari intoki, umukara nabo ucira igihe, ariko hano harimo imyumbati turayibona, hari ibigori n'ibishyimbo bahinze hirya, na hirya hari n'amashaza, hari n'amasaka hirya bagiye bahinga. Kuko inzuki zitarera mu kilometero 3. Niba kilometero 3 umuzenguruko niho inzuki zihahira. Urumva neza ntabwo zihahira aho ziteretse gusa, zihahira ahantu hagari.
tumenyereye ko abantu bakora ibigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi bajya gushaka imbuto hanze ndetse bakanashora n'amafaranga. Twebwe turafata imizinga ya gakondo turayibohesha, cyangwa waba wifite ukayiboha, ukagenda ukagika mu biti, wamara kwagika mu biti inzuki zirinjira. Iyo zimaze kwinjira turagaruka tukazisigamo hano, tukazisuka muri mizinga ya kijyambere. Umuzinga wa kijyambere nawo turawugura. Yego. Noneho mwavuze igishoro, ushaka kuvuga uti ibihumbi 15 ngiye kwishura muri gakondo 30, ukemera ugashora inzuki zikinjira ukazamo hano, ukahita ubwira umubaji w'imizinga mbariza imizinga ndashaka kora kijyambere. Yamara kukubariza imizinga yuzuye neza, ukawuzana ukawugura ukashyiramo iyo nzuki za kijyambere, ugasuka uvanye muri gakondo usuka muri kijyambere. Ko tuzi yuko wenda mu buhinzi habamo amasezo, ese izi nzuki kugira ngo zigere igihe cyo kuba wasarura bwa buki zigira amasezo nazo, cyangwa dusobanurire? Zigira sezo. Ni ukuvuga ngo inzuki zera mu kwezi kwa 3 no mu kwezi kwa 7 no mu kwa 8 aho ngaho. Ubwo kuvuga mu kwezi kwa 7 no mu kwa 8 hari igihe umuzinga we ushobora kusora mu kwa 7 ariko no mu kwa 8 bisiganaho gato bitewe n'igihe winjiriye. Ni ukuvuga ngo 2 mu mwaka nibwo sezo z'ubuki zera, mu kwa 3 no mu kwa 7 no mu kwa 8. Ubwo ni 2 mu mwaka. Noneho kuva watangira gukora ubu bworozi bw'inzuki, weho ni iki bumaze kukugezaho noneho? Ngewe bwanyije ku iterambere rirerire. Naragiye ngiye nari umukene singiye kubabeshya, no mu bantu ntuye barabizi. Nari ntuye mu Babatani. Mu Babatani ndemera ndavuga nti nzava muri ubu bukene, ntangira kwiyagikira ngiye ku giti cyanjye. Nangiye kwiyagikira mu giti cyanjye, ngiye nkajya nsarura ubuki, abantu baranamenye nkajya mbugurisha. Ntibyatinze kabiri hari abantu b'Abatuniziya bazanaga imiriro inaha ngaha muri Kiramuruzi, bakajya bazi wanjye kugura ubuki. Nanjye ndahazamukira nkabo bagurisha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nahise nubaka inzu y'amabati 20, ndayizamura. Bidatinze bibaye 35, mba ndavuguruye. Abantu batinyama na za nzuki zifite akamaro. Ariko hirya aho ngaho nahingaga na bubyizi gake gake, mbona inzuki ntacyo zizangezaho. Mbonye ibanga navuga ni bubyizi itoka ku ruhande. Ndavuga izi ni inzuki ngomba gukurikirana. Kugeza ubu ngubu inzuki ndazikunda cyane. Bitudatinze aho ngaho, ubwo narakomeje ngura imirimo. Birangira nge niwanjye haba inka, haba sindarana n'amatungo mu rugo. Abana bafite zanzo bajya bavuga barya ni uducurama. Uducurama ntako mfite, ariko mfite inzu nziza nanjye sobanuza. Geto. None nkaba mfite inka, mfite inkoko, mbese nta kundi kereka mugezi wanjye hari kuri tere. Nibwo mwavuga muti mumubajije gitifu w'akagari, ukavuga gitifu w'umurenge, yatubabwira ati umuvumvu ntabagabo abeshya. Ni iterambere ry'izi nzuki ni nziza cyane. Noneho rero nk'urubyiruko rwumva yuko ibintu bigendanye no gukora uyu mwuga wo korora inzuki cyangwa se gushaka ubuki, rwumva yuko bazajya bahora bakora bajya mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu mijyi, ahantu hari imijyi, ni iki wababwira noneho? Giturutse ku buki. Giturutse ku buki. Ikintu cya mbere ni kubashishikariza kugira ngo borore inzuki. Nibamara kuzorora bazarya ho bumve uburyo buryoshye. Nibamara kumva ko buryoshye bazahita bashishikara kuzorora. Nibamara kumva utunurire turimo, ubu ngubu urabona kanwa kanjye ukuntu kameze, urakabona karayaga. Nanjye ejo nikazaba kayaga. Nanga mu mutwe kandi ntago bica ku ruhande. Ubuki bugira akamaro cyane, n'ubwenge bwo buriho. Ubwo rero babandi bashaka kugira ngo bazazorore byanga bikunda muri iyi minsi nanjye, ariko baranahari barenze nka 15 20. Nuvuga ngo hari abo wigisha noneho? Hari abantu baba bashaka korora inzuki, ariko kubera aho badafite aho bazororera, ibyo bikabaca intege. Kubera ko twe abenshi batuye ku midugudu, kandi inzuki ziri kure, nako ubutaka ni buke. Iyo umuntu afite ubushobozi ashobora kuvuga ati ngiye kuzororera kuri site yanjye hirya, mfite ubushobozi. Abo barahari barazoroye, ariko hari n'abandi babyifuza bakagombye kuba wazorora. Icyo gihe rero ubufasha twabafasha, hari amashyamba ya leta adafite ahagaze ibiti gusa, ariko ubu burozi bw'inzuki twakabushyizemo
abo bantu bakororeramo bakishyira hamwe, leta, gitifu akagari, gitifu w'umurenge bakishyira hamwe bakabaha aho bororera izo nzuki, kandi harahari. Tugereranyirize, ni amafaranga angahe ushobora gukura mu buki butarumbye? Ni ukuvuga ngo umuzinga umwe ibiro 75 ku mwaka bivamo, umuzinga umwe iyi box yo hejuru. Aka kabogisi aka ngaka, uyu muzinga niwo twororeramo inzuki, uyu nguyu niwo mwororeramo. Noneho ubu turimo gushaka ubuki. Uyu muzinga wo hasi urabona ko ariho zinjirira, ariko hejuru hariya niho zishyira iki ubuki, niho tugenda tugasaramo iyi box yera ibiro 25 iyi box yo hejuru. Ubwo zose niko zimeze zino zo hejuru. Ubwo no kuvuga ngo ugiye gusarura ushobora kuvuga uti ngiye inzuki zanjye bitewe nuko nazisuye rimwe kabiri gatatu, nibwo byaba imizinga 10 uhita ukubana 25 uhita uvuga ngo ibiro birimo ni ibi ngibi nta kibazo, uhita uvuga uti amafaranga arimo nayo. Ikintu cya mbere nasaba, kuko ngiye byo korora inzuki ndabizi, ntago nzabwira leta ngo mpinzuki, ntago nzabwira ngo leta mpa amahugurwa, ahubwo nahugura abandi, kuko njye ndabizi. Bisobanuye rero twebwe leta yatubwira ahantu tugomba kororera, kuko harahari, bakahaduha nk'urubyiruko cyangwa wenda n'abantu ubwo bataba urubyiruko tukanivanga, kuko burya nta abantu b'abasaza nabo barunganirana none bakavuga bati aya mashyamba arapfa ubusa, nimuyaduhe twiremo inzuki. Ikindi cya kabiri, izi za gakondo twororeramo leta twakayisabye ngo hahandi ibiti bipfa ubusa byazamutse cyane batanabaza, mwebwe nimubohe imizinga tuyishyiremo izabemo igihe tworore nka parike, noneho imizinga ya gakondo yihorere muri ibyo biti, igiduha imbuto tuvanamo iki izo gushyira muri kijyambere yacu. Noneho tugaruka aho ngaho, ni ukuvuga ngo ya mizinga ya gakondo nitumara kuyishyira muri bya biti leta iba ifite, ya mizinga hajyamo inzuki zikiberamo, zo zigaca zijya kuri ngewe cyangwa kuri wowe, tukabona umusaruro nka gukwirakwiza nawe ukanyuruza, kubera ya mizinga twashyize mu bya biti. Isoko ry'ubuki ntabwo ubuki bw'u Rwanda bwari bwagera ahantu buduhaza, natwe twarabubuze, turacyagerageza kugira ngo nibura buri muturage abanza yihaze, natwe dusagurire amasoko, kubera ko mu giturage hano iwacu ntabwo ubuki banabuzi, n'ubufite usanga bamushaka kugira ngo abahe ubwo buki. Ni ukuvuga ngo rero ubuki buracyari bukeya kugira ngo dushake amasoko yo hanze. Bibaye ngombwa ubuki bwaba bwinshi ku borozi benshi, bwaba bwinshi tugasagurira amasoko, ariko umuturage yabanje kwihaza. Ubona ariyo mpamvu ubuki buhora buhenze noneho? Ni ukubera ko aborozi b'inzuki ari bake. Umusaruro w'ubuki birashaka kugira ngo abavumvu babe benshi, bazorore ari benshi, none ubuki buboneke ari bwinshi, none umusaruro w'ubuki ugabanyuke, na buri muturage nawe abone ubuki bumugeraho, n'ababushaka babubone. Niki cyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo aborozi b'inzuki ni bake. Urabona hano habarimo amakadiri 10. Aya makadiri 10 arimo hano, inzuki ziyaboheraho zigashyiramo ibyana n'ubuki n'insinda. Iyo zimaze kugira ngo zishyiremo ibyo byose, hano hari icyo bita umugereko, nk'uko uriho ku ruhande umeze. Bita dushaka ikintu bita akimirizi. Akimirizi kimira urwiru rwo kugira ngo rutazashyira ubuki duvanze n'ibyana mu muzinga wo hejuru, bita umugereko. Ako kimirizi ni nk'umurinzi. Yes. Ni nk'imyugariro cyangwa umurinzi cyangwa kwimira ikintu nawe uri kucyumva. None iyo umaze kwimira aho ngaho, urwiru ruhama hasi mu muzinga, ubwo urimo gushaka ubuki. Uhita ushyiraho akimirizi ukagirikaho umuzinga wa kabiri. Wa muzinga wa kabiri niwe uzavanamo ubuki bwa bundi washaka byari biri 25, uyu wo hejuru. None ko harimo aho twabonye harimo inzuki nyinshi, ahandi hakaba harimo nkeya, ahandi ukabona zigiye ari nkeya cyane, biba biterwa n'iki? Biterwa n'uko hari cya cyami wavuze? Ni ukuvuga hano niba hari inzuki nyinshi, wagiye ubona yuko hari imizinga igeretse n'itageretse. Tugereka umuzinga ari uko ufite inzuki nyinshi kugira ngo tubonemo umusaruro. Ubu uyu nguyu utari wagerekwa ntabwo waragiye cyo kugereka igihe cyangombwa. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi sanduka ntabwo iruzuza ya makadiri 10. Mubibwirwa n'iki rero? Twebwe turagenda tugapfunduramo imbere, ukavuga ngo amakadiri 10 huzuye 7 igasigaye 3. Nta mpungenge muba mwagera ku buryo mushobora gupfundura
za nzuki zikigendera. inzuki zamenyereye umuzinga ntizishobora no kuvuga ngo se nubwo wazimena gutya urwiri rwasigayemo gutya zongera zikagarukamo. Nuvuga ngo inzuki ziri muri uno muzinga ntago zishobora kujya muri uyu nguyu. Kirazira. Nawe itegereze urebe ko ruraza rujya mu muzinga warwo. Urabibona. Ruraza rujya mu muzinga warwo. Ntibishoboka. Ubwo iyo rugiye mu wundi bigenda bite? Ntago bishoboka. Biraziranye. Kuko urwiro rwazo ntago ruhumura kimwe n'urwuyo. Ese tubwire ibanga watubwiye yuko inzuki zijya gutara guhova hirya no hino zikazana hano muri no mizinga. Ni gute uruyuki rushobora kujya muri za birometero bitatu mu bya birometero bitatu hanyuma rukagaruka rukamenya umuzinga warwo? Tubwire. Rwo ni ukuvuga ngo iyo ruhagaze hano ku muzinga hano rufite antene, uruyuki rugira amaso ane. Ayo maso ane urabona rezo nk'iya telefoni cyangwa umunara, ruhita rusohoka rukavuga ati ngiye hano Nyamiyaga, ruhita rureha ngo rujya kuri iki giti kimeze gutya, ruhita ruguruka rujyayo. Ariko hirya yarwo ya antene yarwo ya rezo ntabwo iri buhumure hirya birometero bitatu, ntabwo iri burwumve. Ariko hafi aho ngaho ya antene leta yumva aho rugiye guhita ruhova iki, aho rugiye guhita rutarira, aho rujya guhova. Ubu rero ruragenda rugahita ruvuga ngo ngiyeyo, rwagaruka ruhita rwumva ko ahantu hari ibintu, ruragaruka sasa rugahita rubwira izindi nzuki zuti tujye mu kazi. Iyo rwibeshye rukaharenga noneho ntabwo rushobora kwibeshya kuko nta muntu ugiye iwawe mu rugo, nubwo byaba mu mudugudu uri usuremera ukavuga uti hano iwanjye. Ngaho rero dusobanurire, hari igikoresho twabonye hano, iki gikoresho ukimaze iki, iki ngiki kimaze iki? Iki ngiki bacyita akeguzo. Aka keguzo ni ako weguza uri gusarura cyangwa urimo gusura imizinga. Aha ngaha hegura amakadere, ikadere itandukana n'irindi. None wamara kwitandukanya aka ngaka uhita ufata ya kadere ukayizamuramo gutya mu muzinga ikajya hejuru, kadere ukayivanamo uko bishaka, ukagenda ugafata aho bwaboke. Tuba dufite ikindi kintu bita agahunguzo, no mu gusara tuba dufite amafurusheti n'iki yo guhungura yo gupfundura ubuki mu gihe cyo kubuyungurura. Ubwo nabyo bizaza mu gusarura ku binyagu. Tubuvana mu binyagu tugira ngo tubujye muri mashini tuyungurure ubuki bumanuke ura umushongeri bwawe n'umujya mubona ku isoko. Iyi ngiyi bayita ifumba ya kijyambere. Iyi fumba tuyishyiramo umwotsi dukoresheje amase, ibisheshe. None ugapomba, wamara gupomba uhita upomba hano ku jisho ry'umutiba, none inzuki zihita zicika intege, zaba zifite n'amarere zihita zisubira mu muzingamo imbere. None iyo zamaze gusubira mu muzingamo imbere, hano iyi koveke rero hejuru uhita ushyiramo aka keguzo, uhita weguramo hano, none ugahita ushyiramo akandi kotsi, zigahita noneho zisanza mu muzinga, ukaba ubonye icyo wendaga kureba mu muzingamo imbere. Ya kadere irimo imbere. Ugahita uyibona, ugahita ufata aka keguzo kawe ukakazamura ugashyiramo, noneho ugahita uyizamura. Harimo ibyana ushaka gusura cyangwa harimo uruco inzuki zenda guca kubera urwiri rwenda gusohoka, nabyo ugahita ubibona. Niba wenda kugereka umuzinga kugira ngo uzabone umusaruro, nabwo ugahita ubibona. Amasaha 3 kugeza 5 z'amanywa. Ubwo ugomba kujya mu nzuki guhera 8 kugeza 9. Ubwo muri ayo masaha ntize bazagiye guhova. Inyinshi ziba zagiye nyine, cyo gituma amahane aba ari make. Aba ari makeya. Ikindi nyuma yaho nijoro ntago ari byiza, kuko ibyo wendaga kureba ku manywa kugira ngo ubyitegereze neza ntago nijoro ubibone. Ibyo nawe kubona wenda tuvuge ugiye kureba ko inziru zirimo ari 3 kandi ni mu muzinga kandi uzi neza ko zirimo ari 3, ntago uri buzibone. Hari icyo bita kajarene. Kajarene iyo tugiye gusura izo nzuki tuzivanamo tukazibika. Kajarene ni akantu tufatiramo urwiro tukaba turubitseho gakeya, kuko hari igihe ushobora kubona irumbo cyangwa ugiye gusuka umuzinga urwiro ukaba rwapfa kubera impamvu, ariko iyo ufite ya kajarene warabisoma rwa rwiro uhita urugurana rwa rundi. Dusobanurire urwiro ni iki, irumbo ni iki? Irumbo ni agatsinda k'inzuki kagizwe n'urwiro, impambi n'intazi. Urumva ko ari 3, ako ni agatsinda kamwe. Ariko hakabaho n'izindi tsinda by'ubwoko bw'inzuki, inyenzi, inyumbo n'ingina. Urumva ko bitandukanye. Iziba mu muzinga na bwa bwoko urumva ko biri gutandukana. Ni ukuvuga ngo hano harimo inyenzi,
ubu ni inyenzi n'urugero urumva bwa bwoko inyenzi ingina gucyo n'inyumbu urumva ko bitandukanye ubu hano harimo inyenzi rero sasa nuvuga ziba mu bwoko butatu mu muzinga bubamo ariko zikaba zifite ubundi bwoko butatu butanga umusaruro cyangwa se butabutanga hirya iyo ngiyo zirwa zitembera zigira ubwoko butatu ingina inyenzi n'inyumbu ubutanga umusaruro n'inyenzi n'inyenzi ubibwirwa n'iki turabizi ntago zisa utubona twayo tuba dutandukanye cyangwa se amaso urwiru cyangwa mpingwe ntago zisa n'inkazi nicyo nabasobanurira kubera ko hari n'ahantu twashatse kuvugaho gakeya urwiru rwororoka rute rwima rute ubwo niho hantu tugiye kugera rero kugira ngo mugende mubyumvishe neza urwiru rwimwa na mpambi ariyo mfizi y'iki yimye urwiru mu muzinga ikimwa kuri mpambi 16 kugeza kuri 20 izo nzuki 16 kugeza kuri 20 nizo zimya urwiru rukima rimwe gusa izo zirwimije zihita zipfa noneho urwo rwiru rumara imyaka 4 urwo rwiru rutanga umusaruro mu myaka 4 noneho muri iyo myaka 4 rutanga umusaruro mu myaka 2 mu myaka 2 ariko mu myaka 4 niyo rumara ni nk'uko umugore abyara abana agacura ariko akaba atemerewe indi mirimo yagakoze hari indi mirimo aba yarashoje aba atagikora bera nko gukura ibijumba kwasa ibiti n'iki umugongo waracitse urwo rwiro rero rumaze nyuma y'imyaka 2 ntabwo ruba rwitanga umusaruro neza ino mizinga yawe noneho kugira ngo ibe ishaje ndabona ari ibiti ibyo byose ntabwo ari ibyuma ishobora gusimbuzwa ryari nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 ushobora kugenda usimbura ariko iyo wayisakariye hariho amabati hejuru hano ishobora kumara imyaka 20 iyi ngiyi ikiri aha ngaha basimbura iki rero iyo wayisakariye urakomeza ugasa nk'uriya muzinga uri kureba noneho uvugurura iki amakadere y'imbere kuko amakadere y'imbere aba umukara kubera bwa buki n'inzuki zashyizeho inshumbu akaba umukara none inzuki ntiziyemere noneho zanayemera kubera hasi hariya turahavugurura kubera ko byabaye umukara ntabwo urwiru ruteramo amagi neza kubera ko yanzu ishaje n'ubundi nukuvugurura ruragaya rukavuga ruti nanjye ni mu mpindurire guhita dufata amakadere mashyashya tukagira dute tukayasimbuza ashaje ino mizinga yanyu cyangwa se ino mitiba bashobora kuyiba nk'uko bibi bitoki ahantu hatandukanye ntabwo bishoboka ushereka wibwe n'umuvumvu mugenzi wawe niwe wakwibiye imizinga nawe ubundi atari umuvumvu uzi ibintu by'inzuki ntabwo yayikwiwe twebwe rero tuba tuzi abantu bavumvu bashobora kuzatugirira nabi ubwo rero tuba tubazi ku buryo dushobora kubashakira ikintu cyacu inzuki ushobora kuzifata nk'ibintu bifite akamaro ku isi nicyo nakabayeho nk'abantu inzuki zitubangurira imyaka zo mu bintu bibangurira imyaka inzuki tuzivanamo ubuki bukatugirira akamaro mu marimantasiyo mujya mububona ku migati mu nzoga muri izi nzoga birirwa bacuruza naho hajyamo ubuki noneho rero muri uko gushishikariza abantu kugira ngo bazorore nibyo kuko inzuki ziramutse zivuyeho n'amatungo nayo avumba ku nzuki kuko inzuki zizabangurire bya bimera ntabwo amatungo yabona ibyo arisha kuko aba yabanguriye mu myaka 30 ishize kubera ibyo nagezeho niba narubatse inzu nkagura inka nk'abana banjye bakaba bari kwiga ibintu byo nashimira no mu ngendo zanjye kuko mpagarariye ahantu henshi cyane Nyagatare Gatsibo na Kayonza mu bantu b'abavumvu no kuba ndi kugera mu myaka 30 ndi guhagararira abavumvu mbigisha ibintu by'ubworozi bw'inzuki naryo mu myaka 30 hazamo ubwisanzure muri iyo myaka kuko mu myaka 30 niba ntawe wageraga Nyagatare ntawe wageraga Kiramuruzi ntawe wageraga Hehe inzira zikaba zifunguye imyaka 30 nayo byajemo umusaruro none nicyo uteganya mu myaka iri imbere noneho mu myaka iri imbere ngize ishabu rero yego nzagura imodoka byanga bikunda kuko ubu nirwa ntega imodoka ariko ngiye kubishyira muri bije mvuga ni ngewe ubwanjye banyita kayuki ubundi ndabizi ko bakwita kayuki ariko nibura ntegereje nkavuga ngo wasarura toni 3 z'ubuki toni 3 z'ubuki nkabuzishyira muri gahunda nkazishyira kuri konti nkagurisha ubuki bwanjye ejo bundi nkagura toni 3 yebana
wahita ugura imodoka vatiri ya ndi nziza cyane y'umuryohe uzajya ugendamo ya ariko uzagure imodoka wenda byibuze nka pikapu uzajya utwaramo n'igitoki wenda uzanye n'i Kigali. Ibyo reka tubisaba Uwiteka. Uruhare yagize nyakubahwa perezida wa repubulika, hano nta kaburimbo twagiraga. Yego. Ngewe ubwanjye najya gufata inzuki muri Gasange. Ngewe nkagenda ku igare zigenda zicunda bata nkazigeze nazapfuye. Ahashyire kaburimbo ngewe ndafata moto nkakodesha agatoyota nkashyiramo imizinga yanjye kubera ko ari kaburimbo imeze neza nkazigeza iyo zigera zitahungabanye kubera kaburimbo. Ako ni akantu bwose perezida wa repubulika yadukoreye kandi keza. Ikindi urabona iki gishanga cyo hepfo ngaha cy'umuceri cya Kanyonyombe, ubwo tugiye mu buhinzi hari abantu batakoraga batahingaga, hari hepfo habaga ibintu by'ishyamba n'iki, abantu baborozi birwa borora badukubitira n'ubusa ngo turamanyurira mu bwasi bwabo. Uvuga ko n'ikiraro kitari gikoze. Ya mbega ikiraro bi noneho nyakubahwa perezida wa repubulika tubona azanye amamashini ibintu bibiho bishyize ku ruhande, baborozi bati mujyane mu biraro muhinga ibyasi mugaburira mutunga niba byanze kabaye. Bita dukubita icyo bita umuceri rero sasa. Urabona amabinga afite n'ay'umuceri nakubita hakuki rero intare itagirwara. Ubu ntabwo nyarwanda nashyize nariye agaceri kanjye nariye n'ubuki bwanjye. Ariko barambwiye ngo ubuki ngo iyo ukunda kuburya cyane ngo nta ndwara ugira. Ubu ntabwo ukubita ingumi ukayita wibandagarira rwose kubera ingufu z'ubuki n'umuceri. Oyo tankubita ingumi rwose ubu ngubu twagusura. Ubwo rero ejo bundi perezida wa repubulika tumara kumutora, hari abantu batagezweho n'umuriro azawuduha byanga bikunda kuko tuzamugiriye icyizere, yaduhaye byinshi ntabwo azaduha dukeya dusigaye, ntabwo tuzamunanira. Ubuhinzi murabona ari iki noneho mwamusaba kugira ngo hajyemo imbaraga ubuhinzi buzamuke, kuko hari benshi bavuga yuko ubuhinzi n'ubworozi ari iby'abantu baheze mu cyaro cyangwa se b'abanyacyaro. Kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi ni ukuvuga ngo wenda niba dufite amakoperative y'umuceri, ni ukuvuga ngo bagere mu mahugurwa kuko hari abantu batareba byumva neza. Niba umuhinzi arimo guhinga atabona umusaruro kubera hahandi dushaka kugana heza, imivugururire abo bantu b'abayobozi bakavuga bati nyamuneka mufate umuturage neza, niwe uhinga iki gishanga ntukirwe mu biro, ibyo biro ntabwo ari iby'umuturage nawe bigushyizeho, tuzahita tugera ku iterambere. Ikindi urabona ibi bigori dusarura biturutira ibishyimbo kubera ko ibigori birera cyane. Ariko barambwiye ngo abantu b'intango mukunda na kawunga cyane. Reka kawunga ni byiza kuko kawunga iyo ukariye wumva ufite akantu, wumva ukomeye. Warenza hakuki, dore ko hari nagira inka hariya hirya kuri dayari, warenzaho ukumva uri umusaza ubirakunzwe. Ariko ziko ariyo mpamvu udasaza. Urasa ntari urutare. Niki cyo ngicyo rwose. Ubuhinzi n'ubworozi rwose nyakubahwa perezida w'Ibuka yabushyizeho. Buriya ikintu cya kabiri namushimiye, Imana izamukomeze rwose, izamuha umugisha mu Mutara. Wabonaga mu Mutara ukunda amafamu ni magufi ubusa, ugasanga abantu ni menshi ariko inzuri ziri aho ngaho ntizihingwa ntiziyazite, wasanga amata ugasanga ntago adukwira, ariko barahinze. Umuntu wese arimo gushesha kawunga, abantu benshi baguze byuma, ari kwibona mu buhinzi, aribona mu bworozi. Ibintu ni byiza, ibintu ni wane. Turabashimiye cyane. Yego yego. Reka tubashimire mwe mwari mukurikiye ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, aho twasuye umworozi w'inzuki Francois Xavier hano mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo. Iyo woroye bya kinyamwuga umusaruro uriyongera. Turabashimiye. Ibiganiro nk'ibi naho ubutaha, nge mwari kumwe n'uzabakiro Sharire. Imana ibarinde.